gututavuguta kandi niga warasizwe amavuta gututavuguta yutavuguta twebwe turaguta vuguta 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 ntabwo nabyibagirwa icyo gihe narategereje ngiza saa sita z'ijoro cya gatatu yari umuntu wanjye nyine bisanzwe nta kontra nari mfite. The Choice Live. Mango 4G yakuzaniye telefoni y'amatushe yitwa Keza 4G smartphone. Iyi noneho nirurangiza kuko irimo WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube n'izindi programme za Google. Ishyura ibihumbi 36 bya internet y'amezi 12 tuguhereze telefone ku buntu. Ku bindi bisobanuro wagana iduka rya Mango 4G rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 2550. Mango 4G, truly 4G network. The Choice Live nje nitwa Moses Iradukunda, ikaze ku bakundi Isibo TV bose abakurikira inkuru n'ibiganiro dukora by'umwihariko niba ufunguye kino kiganiro Imana igumugisha turi kumwe na Mango 4G ni internet nziza cyane bahamagare kuri 2550 baraguha internet nziza y'umwaka ku 36 hanyuma bakokongeza agatelefone kitwa Keza smartphone. Ndore Safaris niyo company nziza y'ubukerarugendo ndetse niba ushaka kugura imodoka bagane bagufashe kabisa. Apartment zirahari zikodeshwa kuri 0788 35 3748. Tugiye kuganira n'uyu musore ibintu byinshi bitandukanye dutera ama story twumva ukuntu bimeze. Umeze neza bro? Meze neza kabisa ni fresh. Ndashima ala kabisa. Wifunze igishedi ntari biko. Ntari biko kabisa urebye ni fresh kabisa. Wari mu ntera story kare ndavuga ntari bidushaka kuganira umbwira ibintu nabibayemo kuva kera ariko uyu munsi niyemeje kugaruka mu muziki. Icyo gihe byari bimeze gutubijyamo niba wibuka neza. Urebye ibyo bintu byari bikomeye sibye ko nanubu bigikomeye. Twatangiye back in the days mu bihe byashize dushaka gukora industry nyine kugira ngo twinjire muri industry ariko nyine ntago byari byoroshye nyine tu hari ryari ndabyibuka nari ndi muri Troncome hari nka 2011 ndakeka nibwo bwa mbere nyine nageze kuri microphone tu ndabyibuka. Producer witwa Nganje ni wandikondinze bwa mbere ndabyibuka Troncome hari babushare n'ubundi ni wandikondinze bwa mbere ibihe bigenda bisimburana nyine music nza kuyivamo nza guparika nyine njya mu biri cyo waparika akenshi urebye byaterwaga n'amashuri n'amasomo niyo yatumaga mbiparika nuko nguko byagiye bigenda. Se baza muri iriya studio wari uhari nyine warareba nararebaga nababonaga nyine baje nanjye rimwe na rimwe nkajya gusura brother wanjye Nganje nkabasangayo. Sometimes igihe nabwo najyaga nka recording indirimbo sibye ko ntazisohoraga nyine narazikoraga gusa nkaziyumvira nkazibika nyine nkaziyumvira nyine nawe urabyumva nk'umuntu wabaga nyine utabirimo neza nyine udafite gahunda iri tayari tu. Banze tukubita umurongo umwe kugira ngo none tubiganire fresh. Back in the days kanambahe ngo maze imyaka itari mike mpiga nshaka kuva anda nk'abadesubu nanjye nkava kuyu mwanda gusa ntibyoroshye na gato kuva kw'iki kirwa benshi barakora rikabazamuka nibo mbaga niyo mpamvu ngomba gukora nkuri rwego nimara kugerayo ndangije kumasha intego ntangirane ingamba zo kwesa n'uduhigo nkuru dutenda injyana zose nikozayo nta kugotwa habe nama nkora injyana all style ku radio ku masite didox njya hit na buka imipaka menyekane niyo state ishanga niba twumva baze badusanga bakururwe n'ubukana bw'izinjyana z'ubuhanga mu nyumve neza kuko ikindi kifuzo kugerayo simbihamye ndacyari mu rujijo. Icyo gihe nuko nguko wabikoraga ubwo se wari umaze kugira nk'indirimbo zingahe mbere yo kuva? Ndakeka namaze kugira nk'indirimbo 4 5 gutyo nari mfite nk'indirimbo 4 cyangwa 5 urebye nibwo navuze tereka nswitchinge noneho nigire mu nikomereze nyine ibintu by'isomo ari byo mpagaciro nuko nari maze kugira indirimbo 4. Ubu ngubu uyu munsi like ndashaka kugira ngo umbwire trap ijya gufata urambwira uti nari impari
bamwita Nganji ni we producer wanjye mbere ya Bushari ninjye yakoreraga bro mwese mwapfuye iki kuki mutakomezanyije ngo bari washora minota haze wowe ntihaze gushida ko Bush ameze neza bari nago nakubwira ngo ntago nabango hari icyabuze nyine nakubwira ko nyine ari ngewe wabuze kuko nta time nyine nari mfite yo kuba ndi muri iyo game nyine ari byo nkora buri munsi ku munsi urumva nakoraga music nyifatanya n'ishuri urumva ko ntago byari kunyorohera nyine urebye navuga ko ntago ari Nganje wenda utarampaye agaciro ahubwo ni ngewe wabuze nyine ni ngewe wari warabuze time urebye yo kugira ngo mbijyemo neza mbe tronko uri codinga ndumva wari ukinira mutoye ninde wakuri codinze bwa mbere Nganje nubundi Nganje niwe ndi codinze bwa mbere icyo gihe twariganaga the same class dutangira music nyine tuyikunda n'abandi bakoboye nyine bandi banyeshuri twiganaga nabo bakundaga music nuko twatangiye nyine nuko natangiye nuko ninjiye nyine muri music bwa mbere ndi coding mu bitundi murongo rero ndi murongo kango umurongo ngo tubirimo duhagazemo ntiduteze namba kuzabivamo ngibi turimo si imikino ndababwiza ukuri byo n'umurimo nubwo tubikora benshi bapinga batwita baringa abapapa bakwenga bakeka ko turi barupiga kandi ntibazi ko rap tutiga bazatungurwa no kubona gafashwe imituri titatse imitux man the fella kajiga ni be zina the man who killing the be man the fella kajiga ni be zina the man who killing the be na waduhagarika no na nuwa twitambika shwi tuzabavuna tuzabacinya tuzabakonya na waduhagarika no na nuwa twitambika shwi tuzabavuna tuzabacinya tuzabakonya uzagira gute suko nuko bakonya nyine nawe urabyumva ni slang n'iki nawe urabyumva ni mu mavi nyine n'iki aya ni ibintu nk'ibyo ni slang tudi ibintu nk'ibyo na kantu kaga slang bro aya ntabwo Dido none se ubu uyu munsi wagarutse mu muziki ndakeka ko ubu ngubu noneho nawugarutsemo ndumva ko mfite time noneho yo kuba nabikora kabisa ndumva ko uko mbikeka numva ko ni nkaho aribwo natangiye navuga ko ntago nigeze nkukora ahubwo ubu ngubu nibwo ndi gutangira nibwo nkiza nyine ntago nabango narawukoze nyine ibyo ngibyo urumva ko ntago najyaga nkukora nk'umuntu nyine ubirimo ubu ngubu nibwo navuga ko aribwo mbije moto turimo tuganira urambwiye ngo nshaka kuvuga makuru yanjye cyangwa se ubuzima bwanjye episode ibi tutagikunda kubwira abantu ni byinshi cyane ubuzima nyine ibintu nka bitatu udakunda kubwira abantu ibintu nakunda kubwira abantu ni byinshi akenshi ni private life yanjye nyine wenda ubuzima bwa buri munsi mbayemo nicyo cya mbere ibindi ntakunda kubwira abantu ni ukubabwira ibintu nyine byerekeranye n'urugendo rwanjye rwa music inzira nagiye munyuramo inzitane n'iki ibintu utajya wibagirwa muri uru rugendo n'iki bro ikintu numva naziyogirwa muri music nyine kera nyine nkibikora hari umunsi nyine nigeze kujya kuri recording indirimbo bampaye rendezvous ya saa 8 z'amanywa ndagenda ndamureba producer ndamwibuka nyine wenda reka ndeke oya nta kibazo yari umuproducer witwa Davidenko niwe wari ugiye kundicodinga ama rendezvous ariko biba ngombwa yuko haza abandi ba artist arambwira ngo man badanje ubwo hagiye nawe urabyumva injiye ndetse icyo gihe ndabyuka yari Young Grace na Lil G baje kuri recording y'indirimbo yitwa Ikimenyane nanjye urumva nari ndi kuri recording indirimbo yanjye ya mbere nahageze kare yamaye rendezvous baje bahita baje sasa rero bro ngo niki ngo dore ngo baraje ngo niki ngo nyine ngo bugiye ku ruhande ntabwo nabyibagirwa icyo gihe narategereje ngiza saa 6 z'ijoro bitararangira ndavuga ati ubwo birangira nyine ntakoze ubwo ntahane urumva kwari kugenda n'amaguru urumva kwari gutaha n'amaguru urumva nta transport nabwo yabaga ari insazi icyo gihe nabaga ndi umuntu wo muri secondaire urumva
urumva nyine nicyo kintu numva ntazibagirwa mu bintu nyine byagiye sibyo si cyo cyonyine n'ibindi byinshi cyane bigenda bibaho mu buzima nyine busanzwe biba bigoranye ariko icyo cyo ntabwo nakibagirwa ukuntu natashye saa sita z'ijoro nta manuka i Nyamirambo manuka n'amaguru kugeza i Gikondo ewana ntabwo nabyibagirwa ni kimwe icya gatatu wari wambwiye utagikunda cya gatatu Imana ni byinshi navuga ko icyo kora ikintu navuga nuko nahuye na Nganje urumva sometime nyine ngiye kumureba nawe arambwira ati man asa nyine nk'uwibagirwa lifestyle twanyuzemo nyine yuko ari umuntu bagiye bakwibagirwa kandi mwari kumwe twaratangiranye ari umuntu w'umuhomboy umuntu urumva umuntu mwiganye same class aba ari umuntu mani uha agaciro cyane urumva kandi umuntu mwatangiranye game ari umuntu ukwiye agaciro to urumva rero kuba naragezeho nyine ukabona ko ataguhaye ukumva ko ukabona ko ataguhaye agace atari ukuvuga ngo nuko wenda abona ibyo ushaka kumubaza utabishoboye cyangwa bitatanga umusaruro ahubwo kubwo ni ikintu nawe urabyumva nese Bush ubwo baza rero navuga ko ari we wari uri muri studio warasinye cyangwa se ntiwari warasinye ntago nari nasinye nta contract twari dufitanye ahubwo nyine yari umuntu wanjye nyine bisanzwe nta contract nari mfite ahubwo bo nabo twajyaga duhura ntabwo nari nzi ko bafite contract ariko naje gusanga nyine ngo bafite rebo yarabasinyishije ndavuga ati okay kubera ko ni byiza nibakore byaba byiza nyine abantu nyine bagiye bafashanya nyine bagatezanya imbere nta byo kubanga ngo iki ngo n'iki ateye imbere nabyo byaranshimishije byatangiye mbona atari ibintu byadanje ari umwihirinzi ngo Bush yari umwihirinzi umusaza yarihiringaga bro umusaza yarihiringaga bikomeye urumva naye turukaga za Gikondo akajya za Kico agiye gutwika nyine agiye kurikodinga gutyo n'iki nawe urabyumva life ubutumwa namuha mani nakomeze atera imbere muri byose man atera imbere kabisa agere kure hashoboka kabisa nicyo kintu namwifuriza ariko amenye yuko nyine hari n'undi nayo waje muri game in time bazajya bahura nyine bazahagongana in time to dokubita umurongo ku ndirimbo yawe nshyashya like tuze kuza kugana indirimbo yanjye nshyashya rero yitwa Vuguta ni lyrics video ndimo gukora na video yayo ariko very soon nayizabageraho indirimbo yanjye ni urebye ni nacyo kintu nje kubabwira yitwa Vuguta reka mbaye akapela tu akapela gututavuguta kandi niga warasizwe amavuta gututavuguta yutavuguta twebwe turaguta vuguta 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 gututavuguta kandi niga warasizwe amavuta gututavuguta yutavuguta twebwe turaguta vuguta 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 nako ntari abikeneye bazajya kureba uko bimeze ntabwo ari ngombwa yuko mbibabwira byose kuko anytime n'ubundi nzaza n'ubundi mbahe flow zihagije anytime naje kubashyikiriza video yayo tu ubutumwa bwa nyuma rero ubutumwa bwa nyuma navuga nuko abantu baharanira gushyigikirana muri industry abantu nyine ntibariye umuntu ngo nuko ngo ari from nowhere bumve yuko nyine nta gaciro bamuha cyangwa ngo barebe umuntu bavuge ati ari abantu benshi bakunda nyine kubanirwa bidatewe nuko badafite talent ahubwo ari uko nyine babuze ababaha umwanya to ikintu navuga nyine Rwanda Music Fest abantu bashyigikirane bakunde music yacu y'u Rwanda y'abanyarwanda bazamurane ibintu kandi ndakeka ko ni byiza biri mu nzira nziza turamutse dushyigikiranye music yacu yatera imbere kandi biragaragara ko yenda kugera ku rwego rwiza nk'urwo twifuzaga mu bihe byashize bro wakoze cyane thank you so much bro ibyiza biri imbere
Mango 4G yakuzaniye telefoni y'amatushe yitwa Keza 4G smartphone. Iyi noneho ni rurangiza. Kuko irimo WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube n'izindi programme za Google. Ishuri ibihumbi 36 bya internet y'amezi 12 tuguhereze telefone ku buntu. Ku bindi bisobanuro wagana iduka rya Mango 4G rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 25 50. Mango 4G, truly 4G network.